ugize ngo iki ingazino Chérie, waretse nkagusindagiza tukinjira mu nzu, sibyo? Ukaryama ukaruhukira rimwe. Ihangane, ninde kukubwira reka ngusindagize twinjira mu nzu uruhukire rimwe. Oya kanguma ha numva akazuba Nushiri hanze kweli? ahubwo ndumva ndi kuma muhogo. Amazi yo kunywa. Mana yanjye gusuka ndembanye kuko ndagira gute? Mana yanjye. Kanze nyaza. Intoki zabaye nk'ibitiwe. Nyararura. Shama so kutarya. Nyararura. Ese mbigenze nishije. Cyangwa muse namata. Nyararura. Nyararura we. Mana yanjye ndagira gute? Shiro urimva gutese. Mpamagara umushoferi yongera tugeze kwa muganga. Kandi tuvuye nona. Ese mbigenze ndiko mbona uri kuremba koko ndagira. Ese nzahora kwa muganga. Umva mubwire. Reka twinjire mu nzu, sibyo? Hanyuma uhita ufata imiti.
wabona ari kagashinge baguteka gushizemo. Yangane twinjira mu nzu. Sibyo? Ese wayizanye hano? Oya, nuyinywera nga ukarembera handi ndagushobora koko. Ubwo uzi ukuntu ngana, reba ukuntu ureshya, reba ibirupimo ukuntu bingana. Sheri ntabwo nagushobora shema mbabari umfasha. Sibyo? Mbabara ngusindagize bigishoboka ugeze mu nzu, sibyo? Unywereye imiti. Ubabare ni bushira ndabizi. Gerageza. Ayiwe. Shumasha ihangana. Fata gake. Uya ukiza rwane rushike. Gerageza bite koko. Ihangana sheri, ndakwinginze shyiramo imbaraga. Imbaraga se ndazifite. Mana wankirisha umugabo kuko ibi bintu ni ibiki. Jana iki. Abateye ishinge. Sheri umva umeze gute? Kareka ndumva ntabwo. Ewe. Ku mana yanjye. Ubuzima bwanjye buri kugenda buncika mbureba kandi mbwumva. Ihangane nta amagambo yo kukubwira yo mba numva ntayo mfite. Ntabwo nkubeshya. Ubabara ufite ndabwumva ariko simfite ikindi kintu cyo kugufasha. Ntabwo utagize. Kurwaza umuntu udakira, kurwaza umuntu utari bwakire nabura kubabara afite. Sheri ntabwo wakumva ukuntu mba niyumva. Reka ngushimire nkifite akuka. Nyemerera ngushimire kuko warahambereye. Warakoze cyane kubana nanjye. Waranyihanganiye mu burwayi bwanjye. Cyo nakubwira cyo nuko ngukunda warakoze. Ko bigeze nta waranyihanganiye. No sheri, namavu zo kunshimira ibintu byose nakoze narikoreraga. Sibyo? Ukicara wumva ko waba warambereye umutwaro, ntiwambereye umutwaro, nta nubwo uzambera umutwaro n'umunsi umwe. Sibyo? Kandi nanjye ndagukunda. Umugore mwiza. Urugero rwiza rw'umugore nyawe. Kuko iyo utabaniriye amesa abaganga banyandikiye mba narapfuye. Ariko wabanye nanjye. N'abaganga yega, abaganga ni nkatwe. Abaganga batandukanye, ibyo abaganga babona bitandukanye n'ikimana itekereza sheri. Ariko ko iminsi banyandikiye biri korerwa ku ntoki n'igipapuro banditseho gifite. Bitekereza ibyo baby, reka kuvuga ibyo ngibyo rwose. Ibitekerezo byo ntabyo. Kuko iminsi iri kunsiga. Maze rero nshobora gupfa umwana wanjye atarava ku ishuri. No baby, reka kuvuga ibyo bintu. Noneho kuri kumbwira amagambo akomeye habaye iki koko? Uzamumbwirire ko amukunda. Kandi uzamusezerera. Sheri waretse kuvuga ibyo bintu koko. Ubutambeshye urabona iyo nkuru nayibwira umwana wanjye gute? Uracyariho ndakwinginze. Njye ndacyafite icyizere cy'uko ukiriho. Mbabara mvuga ibyo bintu. Uwo mwana namubwira ko papa we yagiye. Inkuru nayivuga gute? Kandi uzansezerere mama n'amabukwe. Yashaka mbwira ibyo bintu. Abansezerere. Wambaye tugahindura ikiganiro ko. Oya manura gake.
gahoro gahoro. umubiri wawe wose wabaye ubushye. Umubiri wo ntawo. None se uragira ngo tuganire ibindi biganiro by'ihe by'iterambere rihe? Ku iterambere ryanjye ntaryo. Reka nkubwire icyo nsigaranye ku mutima. Niyo napfeje. Kuko urabizi ko iminsi mfite yibaze. Sinzi ishobora mbikubwira kugira ngo ubyumve. Ndakumva sheri. Gusa ibyo urwana nabyo byose uzirikana ko ngukunda. Kandi umutima wanjye nta wundi muntu wigeze urwanira nawe. Basi nanjye mprofite kubikubwira icyo byumva. Sheri ndawukunda. Oya nawe nakunganya nawe. Kandi icyo ushoboye gukora cyose nzagikora ku bwawe. Alo Sheri. Twibaze noneho ngo sheri mu by'ukuri ibi bintu mpamagara koko sinabikubujije wajya umpamagara izina ryanjye. Nitwa Linda. Ugiye no kunziza yuko ngukunda? Ibyo nabyo ugiye kubinziza koko? Ese waba ubizi ko ndi umugore w'umugabo cyangwa ntabwo ubizi? Uranshaka umugabo ari hehe koko? Umurambo wigendera. Umugabo urabona koko akiri umugabo koko? Ngaho nsobanura gufata umwanya wawe ukaza kunshinyagurira. Umugabo wanjye ni umurambo nta soni. Oya warigendera rwose. Umugore w'umurambo se wowe uramushaka iki ninjye mugore njye nyine uri kuri iyi si koko? Ahubwo ushatse wafata neza kugira ngo umuntu wenda azagufashe no kumushyingura ariko uyu mubara mu bagabo. Wowe ngufata neza kuko aramutse apfuye se wowe ntuhabe atashyingurwa. Azashyingurwa birumvikana ariko menya ko nanjye ndi umugabo kandi ntaye. Twumvikane. Ndagusabye menya gahunda zawe mvaho igihe wanyurukanyeho narakwiyamye. Mpa amahoro ndwaza uwo nkunda. Ariko menya ko ngukunda nta kirenze kugukunda n'ukuri. Kuba nkunda mfite uwo nkunda ubihuza gute? Wampaye amahoro wirwariza umurwayi. Urabona azakumarira iki? Mbwira n'ukuri. Umva nkubwire. Mpa amahoro nkunda uwo nkunda. Mpa amahoro ndwaza umurwayi wanjye. Winshinyagurira niba rwo rukundo nkunda sirwo nyeneye. Kandi ntuzongere kumpamagara ukundi. Urumva? Ntabwo ari njye mugore njye. Okay. Sawa reba abandi bantu bibwiye. Ese ubwo waretse kuko wampa cyo nagira ngo bigeretse.